nimpfa uyu murongo nifuza ko mwaza kumva mukawushyiraho, abajya baza kuyisura bakawubona. Yohana 6:40. uyu murongo nababwiye waturutse nandi mu masengesho y'imisi 90 nibwo Imana yampaye iri jambo. Yampaye umugabo bita Billy Graham, ntawe narinzi bwa bwa mbere mubonye, niho uyu murongo waturutse. None mbaza Imana kuki umpaye Billy Graham, mukumva komanteri nibwo umwuka wamishuriye umurongo, mba numva aribwo butumwa ngomba kubwira abantu. Ndababwira ngo si Benjamin wabwirije Nyamirambo, si Benjamin wabwirije Nyaruguru iwacu, ntabwo ari Benjamin wabwirije iwanyu. Kandi icyo nzi neza, ahantu hose hari itorero tw'Imana, abantu basenze babwira abantu gutumbira umusaraba ngo bakize ibyaha, ahubwo twihagazeho tumera nk'Abisirayeli banze kureba inzoka imanitse ngo bakire, tukaba twihagararaho gutya n'ibirayi gutya, reka abantu barapfa barashira. Nguko uko twapfuye uyu munsi wa none Imana iratuye bikatubonamo abapfu bitewe tanze koza rusunga duha ubuzima. Birakubarisha tuza Satani, murabyibuka, yari ry'umubiri, yari ry'amaso, kwibona mu by'ubuzima. Ibyo bintu uko ari bitatu twabonye bitumaze, ariko twinginga Imana ngo iduhe ubuzima. Reka mbabwire, igikorwa cyo kwizera Yesu ni kimwe no kwezwa. Ni Benjamin, Imana itugirire neza, iri ndarivuga mu kanya. Haleluya. Ndashimira Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Uyu munsi ntabwo twawanditse ku kibaho, ariko ndumva tugiye gukokodinga wa murongo tumaze iminsi tuganira kuva najya muri Catholic University of Rwanda. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Rero ndashaka kubivuga byose ubwo A na B na C na D y'uyu munsi. Abantu babonye flyer, niba ari umuntu wabonye intego ninde, umuntu wayibonye ni umurongo wo muri Bibiliya, niba ari wayisomye na manika ikiganza. Namanika ikiganza. Okay, Pastor, Imana imuhe umugisha. Reka yibanza yidusomere. Niyo ntego y'uyu munsi, niyo D ya wa murongo wo muri Yohana 6:40. Reka Pastor yidusomere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 25. Naho honyine turi bwasome, undi ni wa wundi bitewe n'ikibazo cyuko twabuze tuno dukoresha twandika hano, ntago twigeze twandika. Ariko ni Yohana 6:40. Haravuga ngo kuko icyo data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese yitegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Tugiye kuvuga D y'uwo murongo ivuga ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Reka Pastor usome mu izina rya Yesu, Imana iraza kutugirira neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yohana ibice 6:40. Yego, hasome. Dusome kuko icyo data ashaka ari iki, kugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Amen. Soma na Yohana 11:25. Niyo ntego yari iri kuri flyer. Yohana ubutumwa bwiza 11 umurongo wa 25 wonyine. Ni inkuru za Yesu azura Lazaro. Soma uwo murongo. Yohana ibice 11 umurongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aramubwira ati, ninjye kuzuka, ninjye bugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Tuvuge tuti amen. Amen. Haleluya. Iyo niyo D tugiye kuvuga uyu munsi ivuga nzamuzura. Iminota afite ni mike, ariko ndashaka kubivuga byose. Bivuze iki rero? Uze kunkurikira, ngiye kubisubiramo A na B na C nihuta, sindi bwahagarare. Imana ize kutugirira neza, kandi uze kumfasha. Ni ukuri ntubyumve ngo bibe teori, ahubwo usenga Imana. Niba tuvuze icyo yavugaga, urebete se iki gikorwa, uyu murimo umwuka wera akomeza kuwukorera muri njye. Uyu munsi nayishura ikintu gikomeye cyane, uburyo umwuka wera ujya ukorera muri twebwe ibintu bidasanzwe. Imyaka 2023 irashize Yesu Kristo apfuye azutse agiye mu ijuru. Niba utizera ko Yesu yazutse nk'abasadukayo, ntibemeraga umuzuko, ngewe ndabyizera. Ishize iyo myaka yose. Rero ibyo bintu byabaye muri iyo myaka, uyu munsi wa none kugira ngo bibe ubuzima muri twe, tube twabyumva natwe bitubere ubuzima, hazamo ikintu gikomeye bita umwuka wera. Ni ukora ku kazi, ufata ibintu byabaye mu myaka
imyaka 2000 yatambutse ukabigira ubuzima aka kanya ukagira ngo turi kubiganira aka kanya kubera umwuka wera. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Uza kumfasha ukurikire, ntabwo ndi bwahagarare mu bintu numva Imana yampaye. Twasenga hano tukagera saa 7 Benjamin sinasarara. Kera bajyaga bamaze ati se kuki uvuga cyane, nanjye simbizi, ariko Imana yari iziko ibihe nk'ibi bizabaho, tuzavugira Imana, mureke tuyihereze icyubahiro. Kandi iyo turi kuvuga Imana twumva biduteye ishema. Haleluya, haleluya. Noneho rero mwabantu mwe ndagira ngo bino binuze kubyumva. Mbere na mbere tuganira uwo murongo, twaganiriye rya jambo ngo kuko icyo Data ashaka ari iki, nuko umuntu wese yitegereza umwana akamwizera. Dufungira kuri A yavugaga kwitegereza cyangwa se gutumbira. Tubona ko nk'abakristo nta kindi kintu tugomba gutumbira mu isi usibye umusaraba wa Yesu, kuko niwe ubasha kudukiza wonyine. Haleluya, haleluya. Twaganiriye amagambo ari mu Kubara 21 ni inkuru z'Abisirayeli bari mu butayu, bitotombera Imana cyane, barayitukagura, baravuga ati ibi ni ibiki. Bituma Imana yohereza inzoka z'ubusagwe ngo ziragenda zirabarya abantu barapfa. None ngo bashubije umutima inyuma baravuga ngo twavuze Imana na Mose nabi. Barangije babwira Mose, izo nkuru ziri mu Kubara 21, babwira Mose ati dusabira Uwiteka n'ukuri adukize zino nzoka. Mose ngaragenda asaba Uwiteka ngo none ngo Imana ibwira Mose, imubwira gukora igikorwa cyashushanyaga iby'Imana izakorera muri Kristo Yesu. Haleluya. Iramubwira ngo genda ufate inzoka isa na za zindi, isa uyicura mu muringa. Nababwiye icyo byavugaga. Uwo muringa washushanyaga Kristo Yesu uzaza mu isi. Umubiri yari nge nawe, ariko muri hari harimo umuringa udasanzwe bita ubugingo buhoraho, hari harimo amahoro, twarimo turirimba. Muri Kristo Yesu hari ibintu bimeze nk'umuringa biri muri we bitandukanye natwe. Nubwo yashonje natwe tukaba dusonza, ni icyo twabonye umuringa washushanyaga. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Turangije tugira ikibazo, turavuga tuti kuki Abisirayeli bapfuye. Itangazo ryaravugaga ngo reba inzoka imanitse ku giti nurangiza urakira, ariko Abisirayeli bihagararaho barapfa. Turangije turavuga tuti Abisirayeli barinjije. Tugiye mu mwuka tubona nibyo biriho uyu munsi wa none. Benjamin ndi hano muri Siwara, nababwije ukuri ugiye ari ku cyumweru, ndababwira ngo si Benjamin wabwirije Nyamirambo, si Benjamin wabwirije Nyaruguru iwacu, ntago ari Benjamin wabwirije iwanyu. Kandi icyo nzi neza, ahantu hose hari itorero ry'Imana, abantu basenze babwira abantu gutumbira umusaraba ngo bakize ibyaha. Ahubwo twihagazeho tumera nk'Abisirayeli banze kureba inzoka imanitse ngo bakire, tukaba twihagararaho gutya n'ibirayi gutya, tereka abantu barapfa barashira. Ngo kuko twapfuye uyu munsi wa none Imana iratuye bikatubonamo abapfu bitewe no kutanze koza Yesu ngo aduhe ubuzima. Tubwira Imana ngo tubabarire. Ngicyo kintu cya mbere twavuze. Noneho tureba muri ikindi kintu nayishuriwe kiri mu muririmbyi wa 251 Antoine yakivuzeho ku cyumweru. Mbega amagambo meza ari mu gitero cya gatatu we. Haleluya, haleluya. Baravuga ngo hirya y'umusaraba wa Yesu, umwe turi kuvuga ngo dutumbi ngo mbona y'umworera n'umunwa w'ikuzimu ngo wakamo umuriro, ngo noneho nyamara imbere yaho hari umusaraba uteze nk'amaboko ngo ngize ntagwayo. Bivuze iki? Ubundi urupfu rukiza mu isi hahise haza umworera. Twembi twagendaga twishora mu mworera, ariko Yesu apfuye. Haleluya, haleluya. Mureke tubakorana amakimanza mabwira aka kantu. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Noneho ngo uno Yesu yaraje aza kumworera. Umworera wari uhari, twese tayari byari mu rupfu nta byiringiro byo kuzuka, ariko Yesu araza ahagarara kumworera, ahatera umusaraba. Uzi icyo byari bivuze? Masengesho Benjamin gazina ndarivuze. Imana itugirire neza cyane. Ni iryo ngiryo ni rya kabiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. None biravuga ngo masengesho Benjamin urimo urajya mu mworero wo gupfa, ariko Yesu araza ahatera umusaraba. Bivuze iki? Nubwo uri kujya mu mwobo ibyaha bikujyanyeyo, ubusambanyi n'ibindi byose biri kukujyanayo, nureba ku musaraba urabasha kugukiza. Turangije tugira ikibazo. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ibyo bintu biranejeje ku muntu ujya mu ijuru. Umuntu utajyayo nyine ibyaha byishe arumva bibishye. Imana itugirire neza cyane. Noneho tugira ikibazo cy'abantu bari kumanuka mu mworero kandi umusaraba uteze amaboko. Tubwira Imana
imana ngo itubabarire. Iyo yari A. Turongera tuvuga B ivuga ngo umwana akamwizera. Turongera turiga ngo kwizera Yesu ni iki. Twasomye amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 6. Tubona definition yoroshye yo kwizera Yesu. Ni ku murongo wa 3 bakavuga ngo ikigaragaza ko tumuzi nuko tugenda dusa nkawe, tugerageza kugenda nkuko yagendaga. Imana itugirire neza cyane. Noneho turasenga twinginga Imana ati ni ukuri dushoboze kugenda nkuko Yesu Kristo yageraga gute yagendaga. Turi kumera tuganira ku ndwara 3 za Satani, murabyibuka, yari ry'umubiri, yari ry'amaso, kwibona mu by'ubuzima. Ibyo bintu uko ari 3 twabonye bitumaze, ariko twinginga Imana ngo iduhe ubuzima. Reka mbabwire, igikorwa cyo kwizera Yesu ni kimwe no kwezwa. Ntago ari igikorwa kiba ku wa mbere ngo dufunge ngo birarangiye ngo ubw'igicumuro rwose ngo n'ibyo ngibyo. Ni igikorwa kiba buri munsi. Imana tugirire neza cyane. Ubundi Bibiliya igaragaza ko twezwa mu buryo bubiri: twezwa n'amaraso, tukazwa gukiranuka kw'Imana, tukezwa ijambo ry'Imana rigenda rituboneza umunsi ku munsi. Iyo twemeye kurigenderamo, ijambo rivuga ntugatukane, ntugasambane, rikatuyobora muri ya nzira yo kwizera Yesu. Uko ijambo ry'Imana rigenda rituyobora, haleluya haleluya, uko rigenda rituyobora tugenda turushaho guhinduka dusa n'Imana, tukazabana n'Imana mu bwami bwayo. Ngiyo B twavuze ivuga ku kwizera Yesu. Ejo bundi ubwo duheruka hano tuvuga kuri C, yari imeze neza cyane. Murengere duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Twavuze kuri Se ivuga ngo umuntu yamaze kwitegereza yarangiza akizera ahabwa ubugingo buhoraho. Imana itugirira neza cyane. Twaganiriye inkuru iri mu kuva ibice 16, nayo ni inkuru yabaye ku itorero ryo mu butayu, ariko yashushanyaga iby'aka kanya. Ni inkuru y'ukuntu Abisirayeli bagize gute barasonza, bagira inzara ikomeye. None barangiza batakira Uwiteka ati turakwinginze cyane duha ibyo kurya. Uwiteka amanura manu mu ijuru. Byashushanyaga iki? Haleluya haleluya. Yesu niwe mutsima w'ukuri wavuye mu ijuru, nawe warabihishuye muri Yohana 6. Utahasome kuva ku murongo wa 22 kuva ku murongo wa 70. Yesu asobanura amagambo y'icyo cyigisho. Icyo cyigisho Yesu mu byigisho byose Yesu yatanze, icyo cyigisho na cya cyigisho cy'ukuntu ngo nta mutunzi uzara ubwami bw'Imana, biri mu byigisho byatumye na ba Petero bavuga ati ibi bintu birakaze. Arabatereka nkubwire ibi bintu birakaze. Ati ibi bintu birakaze. Ababwira amagambo ati ninjye mutsima w'ubugingo, unyizera. Haleluya haleluya. Ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Ati basogokuruza bariraga imitsima mu butayu. Aravuga ati nibyo nanjye ndabizi, ariko abayiriye bagize gute? Barapfuye. Ariko urwo mutima nzamuha, urwo mutsima nzamuha. Haleluya haleluya. Imana ni nziza kabisa, tuyikomera amashyi menshi cyane. Ubutayu cyangwa se iyi si yagereranaga n'ubutayu Abisirayeli bacagamo. Turi muri iyi si tugira inzara. Nimvuga inzara ntabwo inzara ya kawunga, kuko kirazira badashobora kuyigira. Agahita hamagara pasiteri. Uyu munsi wasanga pasiteri yatetse kawunga, ntabwo wakongera kugira inzara. Inzara bavugaga ejo Imana ereka irahishura we. Haleluya haleluya. Nahishurira inzara Yesu Kristo akiza. Umubiri urimo inzara, reka mubwire, wagezemo inzara uba wuzuye ibyaha. Wawumvise ngo inzara ibiteye. Umubiri wagezemo inzara ivurwa na Yesu uba wuzuye ibyaha. Ukumva ntacyo bivuze, menya ngo yarakwishe. Ariko Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Tumurambure icyubahiro. Haleluya. Turangije twinginga Imana ati Data wa twese tugirire neza ibiri muri twe byatumye ubugingo bwawe butaba muri twebwe, byice twemeye gupfa tukazukana nawe uduhe ubuzima. Ngiyo Se. Uyu munsi tugiye kuvuga D ivuga ngo nzamuzura ku munsi. Tubanze tuhereze Imana icyubahiro. Reka mbabwire, uyu murongo nababwiye waturutse nandi mu masengesho y'imisi 90 nibwo Imana yampaye ijambo. Yampaye umugabo bita Billy Graham. Ntawe narinzi bwa ubwa mbere mubonye, niho uyu murongo waturutse. Noneho mbaza Imana kuko umpaye Billy Graham. Mu kumva komanteri nibwo umwuka wamishura uyu murongo, mba numva aribwo butumwa ngomba kubwira abantu. Kandi reka mbayitangaza muri iteraniro, ibi ni ibivuga murandakarira kuko ntabwo bihuye na kamere yacu. Tuzapfa. Tuzajya gute? Ndabizi ugiye gutangura agapfa wenyine, nta ribi ndagusabira na 200 mu muzapfa.
uko ni ukuri, iyo ni reality. Turi kumwe? Imana itugire neza cyane. Ndabibabwira namwe, ibi nigeze kuvuga ndi kubwiriza iwacu, mbona abantu bagize ubwoba ngo mukaraga ngo nakiyahuze. Ntabwo ndi umwiyahuzi. Reka mbabwire past n'abandi, nipfa uyu murongo nifuza ko mwaza kumva mukawushyiraho, abajya baza kuyisura bakawubona. Yohana 6:40. kandi ndabizi uruza ati kano ngo karasaze, ubyange cyangwa ubyemere tuzapfa. Ariko uyu munsi abantu bizeye Yesu, haleluya, ngufitiye inkuru nziza, ntago tuzapfa dukenyutse. Urakumvise? Ntago tuzapfa tugize gute? Dukenyutse. Nyuma yo mu buzima hari ubundi. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya. Ntago bizarangirira. Turasoma amagambo ari mu Bakorinto ba mbere 15, biravuga ngo Paulo yemeza Abakorinto iby'umuzuko. Nayasomye hari nka saa 7 z'ijoro ndi gusenga, numva ndafashijwe. Ku murongo wa 19 bavuga ijambo bakavuga ngo niba kwizera Kristo bidufitiye umumaro tukiri mu isi, nitwe abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Imana itugire neza cyane, haleluya, haleluya. Yesu yavuze aya magambo pasiteri yadusomeye yo muri Yohana 11, ni igihe Lazaro yari yapfuye. Lazaro yapfuye, yari inshuti na Yesu, niko komateri biblike zibivuga, kuko baramubwiye ngo ukunda ararwaye, amenye uwo ari we. Baza bavuga ngo Lazaro yamenyaniye hehe na Yesu, bavuga ngo ubundi Lazaro n'abashiki babiri Mariya na Marita nibo bantu muri Bibiliya batatwereka ababyeyi babo. Hari ukuntu bavuga ngo Yakobo na Yohana bene Zebedayo. Imana itugire neza cyane, haleluya. Noneho bavuga ko ngo uriya musore n'abari abakobwa babiri bombi babaye ipfubyi bakiri abana, niko komateri biblike zivuga, nuza gusoma ntabwo uri bwaze kubisangamo. Noneho ngo babaye ipfubyi bituma noneho Lazaro yiyumvamo akazi ko gushyigikira abashiki be kugira ngo bazabeho neza batagiye kwandavura. Nubwo uwo bita Mariya umwe bigeze gufata samba nageze akamucika kamunanira, nyine bijya bibaho abana nibananira ababyeyi, ntimukagire ngo byatangiye kera. Imana itugire neza cyane, ariko Uwiteka ajya atanga kuyoborwa n'umwuka, ariko mureke tumuhereze icyubahiro, haleluya, haleluya. Kandi mujye muyoborwa n'umwuka, siko bitera amarwo nibo bana b'Imana. Imana itugire neza cyane. Noneho ngo Lazaro akajya akora imirimo myinshi cyane kugira ngo bashiki babeho neza. Noneho igihe kiragera nyine bitewe n'imirimo yari musogo bwari myinshi, ararwara, arangije arapfa. Apfuye ngo batuma Betani ati ni ukuri ukunda ararwaye. Yesu abanza gutegereza kuko yashakaga ko abayuda bose n'abandi bantu bamenya ko Yesu ari we kuzuka n'ubugingo, haleluya, haleluya. Noneho ngategereza iminsi 3, noneho Lazaro ahitapfa. Barangije bashyira mu gituro, barangije barapfundikira. Noneho ngo agira ababwira abigishwa ati tujye Betaniya kwa Lazaro, ati yarapfuye, nugerayo barakwica. None gute? Noneho ngo Yesu afata urugamba. Noneho ngo abigishwa bamubwiye ngo banga kujyayo, umwigisha ari kumubwira ati mureke tujyane nawe, niba twica dupfane. Noneho ngo bagezeyo ngo Mariya ngabyumva nkuko baba baje hano, ngo bumva bageze ara ku musaraba hari yigira uri kujya kwa Shatani. Noneho ngo arababwira ati reka mbabwire rero, ahita Mariya azayiruka ati reka nkubwire, iyo haba musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ngiye ijambo yamubwiye, iyo musaza wanjye ati Mariya humura, niwizera urabona neza y'Imana. Ati Lazaro ntago yapfuye, ahubwo yasinziriye. Imana ishimwe ko tuzasinzira, haleluya, 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 haleluya. Ntago tuzapfa. Hako wowe urumva wapfana nzagashobora zirara zanze kwizera Yesu, uzabaze Yesu azatujyana mu ijuru, tumukomera amashyi menshi cyane. Ibi bintu byumva urafashe umwanzuro wo kutazandavura n'urututu kubera Yesu, atari kubera gutinya sida n'ibindi na bimwe byateye. Nyine numvise ahita mbega imvugo, numvise we bakuru kuna abakobwa babatera inda, abayobozi babita ngo mbega imvugo, narayumvise intera ubwoba ngo nukugira gute, sinzi ukuntu basigaye babivuga ko nuko. Imana itugire neza cyane, ntacyo biri bwaze kudufasha, reka twikomereze, haleluya. Reka bukire, ntabwo wapfana na za gashuwashuwa n'abandi bantu banze kwihana. Ijambo ry'Imana ritambuka no buri cyumweru ngo twihane tutumbire Yesu, twebwe tuzasinzira. Yesu naza tukanguke, mureke tumuhereze icyubahiro, haleluya. Tumva 4-3 irashize ari mu gituro, usibye no kuba yarapfuye tarananuka. Ati umva Marita
humura niwizera urabona ineza y'Imana. Noneho ngo ahageze ngo bakuraho igituro, ariko batarahagera noneho ngo Mariya ngo aramubwira icyigisho twavuze cyo muri Yohana 6 Yesu akigisha nuza yari ahari. Marita ati ndabizi neza azazuka mu muzuko w'abapfuye. Ati ibyo ndabizi. Ati hoya humura. Ahita amubwira iryo jambo twasomye ati ninjye kuzuka, unyizera n'abapfuye azagira gute? Azabaho. Dukomere Imana amashyi. Ariko ibi reka tugende gake. Ibi bintu utajya mu gihugu cyo mu ijuru birakubihiye. Ibi bintu waranze kwihana ngo wakire Yesu umwami n'umukiza birabishye. Ibi ni ibihembo by'abantu bemeye gutumbira umusaraba. Ibi ni ibihembo by'abantu bemeye kwizera Yesu kugenda baba nkawe. Nyine urumva ni nk'afituri. Ariko Imana itugirire neza cyane. Yesu yageze kwa Lazaro aramuzura agaruka ibuntu. Haleluya, haleluya. Ariko igihe kiragera Lazaro arongera arapfa. Arongera agira gute? Arapfa. Ndashaka ko tugera kuri Yesu wavuze aya magambo ngo nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Imana itugirire neza cyane. Ubundi uhereye mu gihe cya kera, duhereye kuri Adamu, abantu babaga mu isi, abakiranukira Imana n'abadakiranukira Imana bose tayari hari hasi. Nta muntu n'umwe wari ufite ubutware ku rupfu. Bose rwarabamiraga rukagenda rukazingira ahantu hamwe. Adamu avaho, Abeli araza na Kayini, nabo rurabafata rubazikayo. Cyakora ibyo bitsiba abantu byo bategereje ati binde wazadukura. Satani yari afite urufunguzo. Imana ibintu byo kumva urubyumve. Noneho ngo ntibagutwa undi muntu wanyigishije iyo mugezeho mutanibuka amagambo Imana yabamishuriye niga segonderi bamwita Enoki. Bibiliya iravuga ngo Enoki baramubuze, yimuriwe mu ijoro atagize gute? Adapfuye. Hahandi Satani yazirikiraga abantu ikuzimu, basogokuruza n'abadamu bari Enoki ntabwo yigeze ahagera. Hano nahise niga ijambo ndavuga ngo agakiza ntigaturuka ku babyeyi. Byashoboka neza cyane ibyo so na nyoko batabonye wowe ukazabibona muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo baritegereje Enoki baramubura kuko yari yarimuwe. Hakurikiraho n'Nowa. Imana yategetse kubaza ingutwe. Igihe kiragera umwuzure warawutotse, ariko urupfu rwaraje ruramumira ajya hasi. Satani bose yarazirikaga. Imana itugirire neza cyane. Ukomeje gutyo kuri Nowa gato hatazamo wa Metusela n'abandi. None ndashaka ko duhera ku gisekuru cya Yesu bita Aburahamu. Uyu nguyu Imana yashatse kumuzamukuramo ishyanga ringana rika n'abandi bakubye umubare tutazi bose bo mu isi bavuga ko Aburahamu ari sogokuru w'abizera bose. Imana imfashe ibi binuze kubyumva. Ndashaka kumvise ukuntu Yesu afite ubutware ku rupfu. Niyo mpamvu natwe azatuzura kuko twamwizeye. Haleluya, haleluya. Muri Amerika ngo hari ibintu byateye ngo abahanga nyine bafite ibibazo. Bari abantu bafite amafaranga ngo baravuze ngo ndashaka gutanga amafaranga, nimpfa muzagende mumbike muri laboratoire umubiri wanjye ntuzangirike. Ngo ahari abasiyantifike bazavumbura uburyo umuntu wapfuye Imana wapfuye babasha kumuzura. Noneho umva nabo bafite ubwoba bwo kuzapfa, ariko muri Kristo Yesu ntago tuzapfa ahubwo tuzabaho. Ntago tuzapfa ahubwo tuzabaho. Twegere tubeho. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Aburahamu baraza, ntabwo ngiye kuvuga ibisekuru byose, ndashaka kugera ku muntu wa nyuma. Reka byibura afungire nko kuri Yohana. Uriya mugabo yakoze ikintu kidasanzwe. Ubundi Yohana yabaye umuhuza w'isezerano rya kera n'isezerano rishya, kuko niwe muhanuzi byitwa ko ari we muhanuzi wa nyuma wo mu isezerano rya kera, akaba n'umuhanuzi wa mbere mu isezerano rishya. Ariko ako kanya Imana yari yarabihanuye byose. Ba Yesaya sinabavuze, na ba Baramu bose sinabavuze. Abo ni abantu bagiye bayishurirwa Yesu, ariko urupfu nabo rwabagezeho baramanuka bajya ikuzimu. Ba Dawidi bari abantu bakomeye, urupfu rubageraho baramanuka bajya ikuzimu. N'abandi ndavuze bose bajya ikuzimu. Nta muntu n'umwe ufite ubutware ku rupfu. Mana tugire neza cyane. Anarageze cy'umugore batugufite Yesu. Ufite iki mu buzima bwawe? Udatungereza tujye tubwizanya ukuri. Kandi wagira bose bizaba zeru. Imana itugire neza cyane. Mariza mugenzi wanjye tutuki.
muzanyange ndabisubiramo, nta matora nenda kujyamo. Kare umva, reka nkubwire ko tujya tubwizanya ukuri. Ufite iki? Ejo muri tuvuye gusenga hano, unyumvira ukuntu abadayimoni ari buriya pastor, satani yaratwinjiriye ku buryo hari abantu tureba ibintu muri negative side gusa, nyine ibintu ukahiteka ukabona muri negative side. ngo rero twavuye hano, uwo muntu ntabwo muvuze niba ari mwiteranira, Imana imugirire neza ize kumubabarira, narababwiye ngo ntimumumbwire. noneho ngaravuga ngo ariko kuko ari agasore gakabya ibintu, ngo biranga ibintu ngo yagiye abyoroshya, kuko kumwiragiriza yose barimo abantu, kuko tubona hari ababyoroheje ntibajya mu ijuru. uzi ntabwo nagusabira nabi, ndagusengera ati Imana byibura uzamuhishurire ku by'ubwami bwawe, umuhishurire ko atari ubw'amagambo, umuhishurire ko batwarana barakotana, nta bintu by'imikino turimo tubaceza. ureka mbabwire, nta bintu by'imikino, ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Haleluya. noneho Yohana araza akajya yigisha abantu akababwira ati dore ni ukuri ngenda batirisha amazi, ariko uzaza nyuma yanjye azaratirisha umuriro. ariko Yohana nawe igihe kiragera bamukubita mu nzu y'imbohe, bamushyize mu nzu y'imbohe, kwizera biranga. aravuga ati mugende mubambarize, atuma abigishwa be kuko yarabafite, ni wowe ukwiye kuza cyangwa dutegereze undi. Yesu yamushubije iki? kuko igihe cya Yohana cyari cyageze, kwari ugutegura ibya Yesu, kandi Yesu yari yatangiye umurimo. ubwo igihe cya Yohana kigeze ni ugupfa. Imana itugire neza cyane. bimwe mu bintu Imana iri kumishurira ni ikintu bita mission, kandi misiyo irangiye n'abasirikare bagiye muri South Africa barataha. ubwo misiyo nirangira tuzataha, niyo mpamvu nababwiye ndabizi neza nzapfa. ubwo nirangira ejo mu gitondo mwakumva none, ariko tuzaba dusinziranye ibyiringiro ko Yesu naza azatuzura. Haleluya. niko bimeze. misiyo Yohana irangiye rero, gahunda kwari uko bamuca igihanga agapfa. noneho ageze hasi yahasangaga abandi, umenya abantu bari bamaze, ba Adamu bose bari bariyo, ba Aburahamu, ba Isaka bari bariyo. Satani abafiteho ubutware, nta muntu n'umwe wari warabashije kwigobotora urupfu, bari bicayeyo. noneho barabamuka ati nawe uraje? ati ya Yesu aravuga ati uyu nguyu niwe nahanuye, none dore nawe araje. noneho aragenda batera ubwoba, tumva reka mbabwire, uwo mugabo ari hano hejuru ariko banciye igihanga reba. uwo ni Yohana ageze ikuzimu, sinzi niba azadukura, ibyiringiro biratakara. ariko hari umusaza ni Metusera, hari umusaza mwita Simeyoni. Haleluya. ngo yarebwiwe n'umwuka w'Imana ati wowe ntabwo uzapfa udaterewe mu biganza umukiza. noneho ngo Yesu bamujyanye kumukiba mu rusengero nk'uko wari umuhango w'Abayuda. ngo yaragenda ageze mu rusengero, noneho ngo ngaragenda ngo umwuka w'Imana uramufata, ngaragenda ngatera uwo mwana. aravuga ati data, sezerera umugaragu wawe kuko mbonye agakiza witeguriye mu maso y'Abisirayeli. avuga ayo magambo, baratangara cyane. akazi kamavuze ayo magambo akomeye, uyu muntu azaba nde? ariko yari umukiza uzajya kuzamura abari bari hariya hepfo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. ubwashize rero ubwo gihe cyarageze, Yesu atangira akazi mu isi, akiza abantu, akiza indwara. na n'uyu munsi arabikora, ntabwo byarangiye. niba wizeye Yesu araza kuguha ubuzima. turi ahantu biryoheye, ujya kumfasha nturangara ubyumve neza. Haleluya. iranarangiye pastori, hasigaye 3, reka nyihurizemo bihita bihuriramo, kandi Imana iraza kutugirira neza. Haleluya. ndashaka kukurema ibyiringiro. niba warizeye Yesu ntabwo uzapfa, ahubwo uzasinzira. noneho igihe kiragera, Yesu murabizi ko acitse Satani, yaramubwenga amutega ikindi gihe, yaramutegeye hehe? ku kintu bita urupfu. yari abizi ko abantu bose mu isi baza bakamwigiraho icyigenge, ariko byagera ku rupfu akabashobora, ngo amutega ikindi gihe. ubundi indi ntwaro ya kane ya Satani iri mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 4 Petero yayidusomeye turi mu banyamasengesho, ivuga ngo iyo umuntu amaze kubabarizwa mu mubiri we aba amaze kurengera rwose. Haleluya. Satani ajya yataka mu mubiri wacu kugira ngo akunde tubabaze. ngaho bajya ku musaraba, baramufata, baramwikoreza. Yesu aratambuka ku musaraba. kumbe gahunda yo kujya kuzamura babandi yari imigenda yegera. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. ibi bituma tuzazuka, ntabwo tuzapfa mu isi nk'imbwa. ni ukuri. dukomere Imana amashyi.
Imana itugirire neza cyane. Yesu ageze ku musaraba bashyiramo imiba, bashyiraho imisumari, barangije bamanika iriya ati Satani atumva uyu munsi tukama mbaya vizuri sana, uyu munsi urambona ninjye nawe ndakwica. Yari yo gahunda kuko yari yamuteze ikindi gihe, noneho ngamutegera aho ngaho. Ariko Yesu urupfu rwe ntabwo rwari rusanzwe bavandimwe. Itati irashira ngo barangije bamanura mu gituro, bamumanura hariya bagiye kumubamba. Imana itugire neza cyane. Dore akantu kabaye ikuzimu rero. Haleluya, haleluya. Yesu kumanuka ikuzimu ntabwo yamanutse nka Dawidi, ntabwo yamanutse nka ba Yohana, nta nubwo yamanutse nka Yesaya umuhanuzi wamuhanuye cyane. Ahubwo Yesu amanutse ikuzimu ku matorero burito ziravuga ngo abadayimoni bakora ku miryango umuntu wakugoye ntari nka urugero abadiyakoni. Ntabwo mbizi, ntabwo nzajyayo, sinzanabimenya, ntabwo tuzajya ikuzimu, tuzajya mu ijuru. Imana itugire neza cyane. Haleluya. Bakora ku muryango ngo babonye umugabije ngo babonye umuco udasanzwe ngo bagira ubwoba. Murabakureza bitera tujye kureba shefu yongera amafaranga ubanze uko biri kose aba bantu twarahagarika. Ariko Yesu amanukana mu kikuzimu. Haleluya, 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 haleluya. Garagije karamanuka agezeyo abatumva nubwo bayongera ntabwo uyu muntu twamuhagarika, tumupfara remereye pe, atumupfara remereye n'uturuto n'ubundi amanuka agezeyo ngo bagenda bajya kuri shefu. Bajya kuri shefu Satani byanze umupfu umanutse afite ibiro ubanza nubwo twese twakiterana tutabasha kumuterura. Aha, haleluya. Abari barapfuye bamwizera ba Yesaya, umuntu wambaye igitero Yesaya azatumva ngo uwo nahanuye ngo mpamya ko Satani niba yarabahaye imirimo, mpamya ko batigeze banahembesha, bahise bafata udukapu twabo ati umugabo wacu araje. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Metusela waba undi tutwabaza bita Simeyoni aragize aravuga ngo umva uwo nateruye mu biganza ngubu ngo mwumvise nawe ngafata agakapu kati Satani we kumpemba ubyihorere twagiye kuko Yesu yaje. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. None Yesu aratambuka ageze ikuzimu. Ubundi bavuga ngo yararwanye, yagiye mukandagira mu mutwe amwambura ifunguzo akingurira abera. Yesu arazuka. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mureke tumukomere amashyi. Yarazutse, 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 yarazutse Yesu, yarazutse Yesu. Niyo mpamvu natwe azatuzura, natwe azatuzura, natwe azatuzura. Tumurambure icyubahiro Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Ubundi hari inkuru iri mu gitabo mu ntambara ikomeye, ngo ni igitabo cy'abadive. Hari umupasiteri Senga avuga ati umva iyi teoriyo turayemeranya. Urabona Yesu yapfuye ari ku isabato, baravuga ngo iminsi 3 gutinda mumva ngo nagaruko byari byamunaniye, ngo yubashye isabato ngo yanga kuzuka kuri uwo munsi. Avuga ati igihombe ndetse abantu bari mu isabato nzazuka ejo bundi. Ariko nagaruko Satani yari yamuheranye bavandimwe. Yesu yarazutse, Yesu yarazutse, Yesu yarazutse. Haleluya. Natwe dufite ibyiringiro nidupfa twapfa aka kanya bigahita birangira mu gatura umurambo tuzajya mu ijuru kureba Imana kuko Yesu nawe yarazutse. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Aha, reka dusome amagambo ya nyuma aryoshye muri Pawulo. Dusomere ibyakozwe n'intumwa. Abakorinto ba mbere 15 guhera ku murongo wa 12. Nituyarangiza turasenga Imana. Pastor nashoje. Imana itugire neza cyane. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 12 turagera kuri 21. Soma ayo magambo urajya ugenda gake gake muze kumfasha muyumve neza. Niba wari ufite ibyiringiro, ufite ubwoba bw'urupfu, Yesu yaranesheje. Dusomere mu izina rya Yesu. Rwandiko rwa mbere Pawulo y'Abakorinto igice 15 umurongo wa 12. Natwe amagambo avuga ngo Pawulo ahugura Abakorinto abemeza ibyo musoma. Umurongo wa 12 yanditse ngo ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo, yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate ko ntawe uzuka. Komeza rata. Niba ntawe uzuka na Kristo ntarakazuka, komeza rata. Kandi niba Kristo atarazutse ibyo tubwiriza ni iby'ubusa. Wabyumvise? Niba Yesu atarazutse ibi turimo ni ubusa. Komeza rata. Ukwizera kwanyu kubaye kubusa. Komeza. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo mu guhamya ibinyoma. Komeza. Ngo kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, utazuye. Niba basuye batazuka, komeza. Niba bapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka. Niba Kristo atarazutse nuko bimeze. Komeza rata. ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo
n'abasinzira muri Kristo bararimbutse. Wabyumvise we? Ba bantu bapfaga bajyayo, niba Yesu atarazutse ngo yambure Satani ubutware, na ba bandi bagize bate? Bararimbutse. Komeza rata. Niba muri ubu bugingo, umurongo wa 19. Yego rata. Kristo ariwe twiringiye gusa, tuba turindutseho kugirirwa impuhwe rugeraho kuruta abandi bantu bose. Uretse urasoma no hasi kuri 20. Iyo ni 19. Ndashaka kugusomera muri Bibiliya ijambo ry'Imana, niyo bayivuga neza. Reka dusome mu Bakorinto Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ntago ari indi Bibiliya nazanye, ahubwo ni Bibiliya irimo ikinyarwanda kiri translated tubasha kumva twebwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. 15 umurongo wa 19 muri Bibiliya ijambo ry'Imana baravuze ngo niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Niba kwizera Yesu bitazabasha kutuzura mu rupfu, kutubeshaho na nyuma y'ubuzima, nitwe abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose. Soma 20 rata. Ariko noneho rata, haleluya, Kristo yarazutse, niwe mugabo w'abasinziriye. Yohoho, ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Imana iguha umugisha. Nimuvuga ngo Imana imuha umugisha. Haleluya, Yesu yarazutse. Wowe wizeye, wowe wemeye gutumbira umusaraba, wowe wemeye gutangira urugendo rwo gusa na Yesu, yabwiye twavugaga, wowe wemeye kwemera gupfa kuri kamere kugira ngo ubugingo bube muri wowe, Yesu azakuzura n'upfu. Yesu azatuzura. Yesu azatuzura. Yesu azatuzura. Kandi abasinziriye muri we iyo bapfuye bapfana ibyiringiro. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hari akantu kamwe nshaka kuvuga, yama ishizemo muranyemerera nkavuge ibi byonyine nkavuga, nimugire gutya nkavuga. Barayimpaye pastor, barayimpaye. Haleluya. Ngo ari umugabo, ngo ari umusaza ariko yarakijijwe. Ako gakuru narakumvise numva karamfashije. Ngarangije yararwariye mu bitaro, arwaye kanseri, ariko yari afite ibyiringiro nk'ibi dufite aka kanya by'uko nidupfa Yesu azatuzura. Noneho ngo habayeho iki sasa, ngo umudogiteri akajya aza kumuvura akamata, dogiteri kamubwire njye ntago nzapfa ahubwo nzataha. Ati ntago nzapfa ahubwo nzataha. Noneho akakujya ati umva reka nkubwire wa murwayi we, aho bigeze abaganga tubwiza abantu kuri kanseri bakubita mu cyuma bakabona iminsi isigaye. Reka nkubwire hasigaye amezi 3 gapfa. Tubuye njye ntago nzapfa ahubwo nzataha. Iyo minsi igenda yicuma. Noneho ngo yasigara nk'iminsi 2. Wa murwayi yari afite ibyiringiro bidasanzwe, akajya abwira wa mudogiteri njyewe ntago nzapfa ahubwo nzagira guterata nzataha. Haleluya, haleluya. Noneho bataje kuvuga gute sasa, ngiye kimwe umudogiteri yinjiye hariya ngo ni muri chambre, abantu bagiye muri stage, ntago mbizi ubwo sinzi uko binjira, nanjye nibyo nzabimenya. Imana ishimwe yatuzanye muri nursing. Haleluya. Ugira ngo sejya Imana wowe have byihoreye. Yesu ashimwe cyane. Noneho mu mutwe dogiteri yuti ngo yinjira no karatambuka, yagiye kureba ngo amaso ye aratuheza, arangiza arakamura, ngabona wa murwaza ngo yambaye imyenda y'imyeru dede, noneho abwira dogiteri ngo dogiteri najyaga kubwira ko nzataha, ndatashye. Ati ndatashye. Noneho umudogiteri agira ubwoba, ngaje atanda amaboko ati umurwayi arasase. Noneho ageze ku gitanda asanga umurwaza arimo ararira. Tumeze bite kuri ati yapfuye? Ati oya ntago apfuye, yagambwira ko azataha. Aratashye. Haleluya. Noneho yandika ijambo riri muri Zaburi 105 banza umurongo wa 13 ivuga ngo n'urupfu rw'abakunzi be ngo ni urw'igiciro mu maso he. Ngiryo ijambo ngo yanditse agatabo kadafite na page 2, yandika amagambo. Uwo mudogiteri ngo ntarizeraga Imana, ariko yandika ku gatabo, bavandimwe ntago tuzapfa ahubwo tuzataha. Tuzajya kubanaho n'Imana. Haleluya. Hano mu isi turi mu myitozo, ntago turajya kuba kuko turacyasonza, turacyababara. Imyambaro yabara bamwe bayibonye, rimwe na rimwe bakagira amamodoka n'amabara y'abana n'abapadiri. Niyo mpamvu mu isi umuntu arama igihe gito kiri mu mubabaro, ariko mu ijuru tuzabaho byuzuye. Nimwakeneye ijambo ry'Imana. Nanjye nzamusura ku munsi
ibyiringiro mu iteraniro. Wemerere Yesu, wemerere Yesu, gira ibyiringiro muri amateraniro. Pasiteri agiye gusenga Imana uyu munsi. Witegereze umusaraba, wizere uburambweho, wemera ubugingo bwawe muri wowe, nawe azakuzura ku munsi w'imperuka. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Amen. wowe wabambwe rimwe gusa, igitambo kiruta ibindi bitambo. Haleluya! Ni wowe zina rimwe gusa ryatambutse ikuzimu, imiryango yose igafunguka, maze ibituro byayo byari byarafungiranywe birafunguka uwo munsi. Ni wowe mutima utera imbaraga, ni wowe kuzuka, kandi ni wowe buzima, ni wowe bugingo buhoraho iteka ryose. Amaraso yawe ntabwo azigera ashyira imbaraga. Haleluya! Abizera amaso, akizera umusaraba, ntabwo bazigera bagwa muri uwo mwobo w'umworera waka mu muriro, ahubwo uzabazura ku munsi w'imperuka. Ibyo turabigushimiye cyane, tugushimiye cyane ko waduhaye kukwizera kandi ukaduha ubwo buzima bwo kukwizera. Ngumwizera wese ngo nawe yaba yarapfuye azongeraho, kandi azongeraho ubuzima, hazabaho ubuzima bw'iteka. Ijambo rikaduhumuriza rikavuga ngo hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa ubwo tuzaba tugeze mu ijuru, ubwo tuzaba tugeze mu ijuru. Abera batashye ngo bazazamuka barimo bahimbaza, baririmba indirimbo z'amazamuka, banezerewe cyane kandi barabagirana cyane. Cyangwa ngo n'abanyeshuri bazabe barimo, cyangwa ngo itorero ryawe rizabe ririmo, icyaba abanyeshuri bo muri sora bazabe barimo, icyaba igihugu cy'u Rwanda kikazaba kirimo, icyaba Afurika yose ikazaba irimo, icyaba isi yose kazazamuka n'ukuri ku munsi w'imperuka. Cyangwa bakamenya iri jambo bakakwizera, nabo bakazakira ku munsi w'imperuka. Icyama, haleluya! Icyama bakamenya iri jambo, icyama bakamenya iri jambo, uwizera umwana w'umuntu, uwo batumye akamwizera, akizera umusaraba kuzamuzura no ku munsi w'imperuka. Abo data ntabwo bazapfa, ahubwo bazasinzira, nuko ku munsi w'imperuka bakangukwe bajyanywe mu ijuru. Cyangwa ngo uri hano wese, umusore uri hano, umukobwa uri hano, umumama uri hano, iri jambo ryumve cyane mwana. Ngwino ukora umurimo data mwiza utangaje mu mitima y'abantu baranga, ukora umurimo utangaje mu mibiri y'abantu baranga, mu matwi y'abantu baranga. Iri jambo ntirisigara ahangaha, ahubwo rikora umurimo ukomeye ku buzima bwabo, nuko nabo barushaho kumwizera, batangira urugendo rwo gusa nawe, nuko bakumana ibyiringiro by'uko ku munsi w'imperuka uzabazura. Nuko biraduhaye umufasha kuba natwe iminsi yose, nazabane n'aba bantu bose, arushaho cyane gukora kandi akora umurimo utangaje. Nuko turusheho data mwiza kukwizera, kugira ngo tuzazugwe, tuzasinzire ku munsi w'imperuka, tuzamugwe tujyanwe mu ijuru. Tubisabye twizeye mu izina ry'Umwana n'Umwuka Wera.